Haleluya, Imana ishimwe cyane. Turongeye turagarutse nanone mu gice cyacu cya gatatu, mu gice cya 24 cy'itangiriro umurongo wa 10. Tugeze ku kuganira part 3, igice cya gatatu cy'iki gice. Ngo umugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agenda ku mudugudu w'Abanahori. Nahori turamwibuka ko ari umuvandimwe wa Aburahamu. Shavuga ngo nyine agiye gushaka muri bene wabo. Ijambo ry'Imana rivuga bene wacu nabo mu nzu y'Imana, mu bundi buryo ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko abo mu nzu y'Imana bibaye byiza n'abantu tuvukana cyangwa se abantu bo mu miryango yacu niyo bakabaye bene wacu ba mbere, no mu buryo bw'umwuka. Donc mu buryo bw'umwuka niyo ni that is what is matter, nicyo gifite agaciro cyane. Bibaye byiza, donc ab'umubiri bifite agaciro ariko bikagira agaciro. Donc abene wacu b'umubiri bagira agaciro ariko bakagira agaciro. Donc bashobora kutabaga abagaciro kandi rero bene wacu b'umubiri. Imana iba yabaduhaye kugira ngo tube hamwe twubake ubwami bw'Imana, ariko baje bataje kubaka ubwami bw'Imana ngo nta gaciro baba bafite. Ariko abo ni bamwe mu bantu Imana iba yatwegereje cyane kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ajyayo afite ibintu byiza bye bikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Ni ibintu byiza bya shebuja by'uburyo bwose. Deal bakoze bayujuje, baranayifinaje. Ubwo barebye mu byo bafite barayifinaje. Donc bashyiramo finances, bashyiramo ibishoboka, bayiteye inkunga cyangwa se bayishoyemo iby'agaciro. Hano harimo ikintu gikomeye. Nyuma y'uko tuganiriye turakora za mbaraga zose zitandukanye, tureba ibintu dukwiye gukora kandi byiza by'agaciro. Mu bintu turi gukora ni iby'agaciro cyane, bifite agaciro. Niki kigaragaza ko ibintu bifite agaciro? Nubwo ibintu Imana yaturemye mu buryo tumenye iby'agaciro n'ibitari iby'agaciro. Imana yatubwiye mu Itegeko wa 2:30 birashoboka ngo nshyize imbere yawe inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Hari ebyiri, uhitemo ubugingo ubone kubaho. Donc twe dufite amahitamo, tuzi guhitamo. None sasa ibintu turi nuba ngo niyo dutegura projects nziza tuzanazifinansa neza, ariko niyo dutegura projet mbi tuzanazifinansa nabi. Donc niyo dutegura ibintu byiza tuzabitera inkunga z'ibintu byiza, donc tuzabishoramo ibintu byiza. Niyo dukora projet mbi tuzazitera inkunga y'ibintu bibi. Dutabare cyane, turihanye rwose aho twakoze projet mbi twongera twanazifinansa rwose. Iyo uteguye gahunda system iriho ku isi no gukora, bishatse kuvuga ngo nta muntu ubaho adakora, ahubwo dukora ibiki.
Imana iraza gukora agatendo, twakire twitegure muri ibyo bintu byose Imana yambwiye, by'ibihe bikomeye turimo, intambara, ibyo byose bigendana nazo. Harimo ikintu gikomeye cyo kugendana n'Imana muri ibyo bihe bintu bikomeye, uganira n'Imana yonyine niyo igenda ikumurikira ahari umwijima ikahashyira umucyo. Tutari kumwe nayo, umwijima nyine uraza ukadutwara. Mu mwijima hari ikintu cyagukubita ntumenye uko ugiye, ariko niyo gahunda. Bashyiramo ibintu bikomeye byiza by'igiciro bya shebuja. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo nidutegura proje mbi ntabwo Imana izadufinanse, bibaho. Niyo mpamvu ngo impamvu mudahabwa niyo ko musaba nabi. Donc iyo turi gutegura proje tuba turi gusaba Mana, dore proje yabonetse, turakumurikiye, urakoze kuduha ibi bitekerezo, turagutegereje ku finance. Tugatangira tugakora, tukajya tugenda tubona. Iyo tuvuga ngo finance y'Imana tuyibona turi gukora, ntabwo tuzategereza ngo twicare ngo nzayitegereza, no, turi gukora. Systeme y'isi, niba mu isi gahunda ari ugukora, nuko n'uguhaguruka tugakora. Tekinike y'abantu b'Imana no yo nuko duhaguruka gukora project twayiganiriyeho n'Imana. Mirongo 11 ngo apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma. Arapfukama, apfukamisha izo ngamiya, azishyira ku iriba nk'utegereje kuzuhira. Ariko ibyo byose iyo ingamiya ziri ku iriba zitegereje kunywa amazi. Hari nimugoroba, nta hantu atamenyereye, ariko ategereje ko ingamiya ze zuhirwa. Ibintu bikomeye cyane. Donc ni nk'uko turi muri iyi si, ntabwo buriya turayimenyera. Isi ntabwo twayimenyera, ntabwo tuyizi. Icyo tuzi cyo ni uko yaranduye, niyo principe ihari. Kandi kugira ngo tuve muri uko kwandura, tumenye ko tugenderamo, kuko Imana yadushyizemo ifite impamvu, yari bizi ko yanduye, ni uko tugenderamo n'Imana. Nawe aje mu hantu ntabwo ahazi, ariko arahaje. Hari mission yajemo. Turi mu isi, turi muri mission. Gahunda ni uko Imana igomba kumujya imbere. Donc aje mu banyamahanga, munabyibuka, yararimo aravuga ati bese umukobwa yanze kuza, se ntajyana umuhungu wawe ngo yuzirinde ntuzamujyane. Bishatse kuvuga ngo mu bundi buryo turi mu isi y'ibintu bisa nabi, ariko Imana hari ikidutumyemo, ngo nk'uko yatumye Yesu natwe iradutumye. Buriya tuba tuvuye mu isi, mwidutumye ngo jya mu isi ubundi ubwira abantu iby'ubutumwa bwiza tayari. N'ibyo n'uyaje kuri misiyo ye ahantu atazi mu banyamahanga, arahitwara gute? Hari nimugoroba igihe abagore basohokera bajya kuvoma. Nkunda uburyo tuganira ijambo ku rindi, buri munsi rimwe. Bibiliya twasanze yagutse tugira ngo tuganire muri ubu buryo, ijambo rimwe ku munsi, rimwe naho ryaba ningana gute, rimwe. Ngo bajya bavuga ngo ijambo ritoya ko muri Bibiliya, interuro ni interuro, ariko ni interuro, ni umurongo, ni iki. Iramutse ari umurongo, nagiye mbona n'iyindi mirongo mitoya, nka ntukishe, ntugasambane, ntugire uti. Ariko iramutse ari interuro, iramutse ari umurongo, n'iyo mirongo nabonye ari mito.
cyane, ntukice, ntugasambane, ntukagire ute. Iramutse ari interuro nto bajya bavuga ngo Yesu ararira, cyangwa se nk'umurongo ugizwe n'interuro nto. Si nk'ibyo. N'iryo jambo ryonyine rifite ubusobanuro, nicyo nashaka kuvuga ukomeye cyane. Niyihe niyihe mpamvu, kubera iki, mbese bisobanura iki, biratugaragariza iki mu gihe gisa n'iki, ni iki Imana itubwira, mbese ibi bintu natwe tubibamo, kuko Bibiliya ivuga ibintu biriho. Ngo igihe basohokera bajya kuvoma, iyo ni imirimo y'abakobwa, donc ni abagore bari bagiye kuvoma. Abagabo ubwo bari bafite imirimo yabo. Muri iki gihe usanga byose bivanze, turayikora twese. Mbese dukora iyi mirimo, mbese turayikora twese. Niba tuyikora twese, turayikora twese. Turayikora twese, mbese turayishoboye. Abadamu bafite imbaraga runaka n'abagabo bafite imbaraga runaka. Mbese dukurikije imbaraga dufite n'uburyo Imana yaduhuje turi hamwe, ni gute twazibyaza umusaruro mu byo dushoboye. Ni ukuganira, ushoboye iki, dukora iki. Rura no kubaka urugo ni nk'icyo. Abantu babiri niba bahuriye mu rugo, ni ukubaza ushoboye iki, nshoboye iki, nawe ushoboye iki. N'icyo ashoboye ni icyo ngicyo. Nujya kumuteramo ibindi ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nuko nabishobora azabikora, niba atabishoboye ntabwo abishoboye nyine. Undi nawe turi abantu b'Imana, nibyo turi abantu b'Imana. Iyo ibintu bidashobotse, gutegereza Imana ikazabyigisha umuntu akabishobora, nibyo. Niba atabishoboye nibyo, afite ibyo ashoboye. Ibyo ashoboye rero nibyo, nawe ibyo ushoboye nibyo. Donc noneho mumenye uko muhuza izo mbaraga zayo, urebe ngo haraka. Donc ni gahunda yo kumenya umwe ashoboye iki, mukamenya uko mubyaza umusaruro izo mbaraga. Nuko jya kuvoma, turebe umumaro wabyo rero. Bagiye kuvoma ni byiza. Undi nawe ari ku iriba arasenga ati, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi. Arimo arasenga. Ubu ni uburyo bumwe bwo gusenga. Ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ungirire neza databuja Aburahamu. Databuja yantumye, ndi muri misiyo ye, ungirire neza databuja. Yantumye njyewe ntundebe, njyewe rwose, njyewe icyo nashoboye ni ukuza, ariko hari icyifuzo afite, hari impamvu ashaka umugeni w'umuhungu we. Umugirire neza, sinamenya impamvu y'umugeni, wenda n'urugero agiye gusaba, afite ibindi yasaba, wenda Imana tuje neza cyane. Ariko hano hari teme yo gushaka umugeni. Mu gushaka umugeni we yitanze, yavuze ati ndaboneka, presence. Twabonye ko mu gukora habamo presence, kugaragara, kuboneka mu bintu ukabijyamo. Kuboneka, byabonetse aragenda. Ubu nyine umuntu udahari ntabwo aba ahari. Bajya bavuga ngo ubwo udahari ntikimugwira. Yego, nibyo. Abanyarwanda bazi ubwenge no kuva kera, bagize ubwenge no kuva kera. Nuko ngo dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Yego, ibyo yabimenye. Bibe bitya, umukobwa ndi bubwire nti
ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati nywaho nduhira n'ingamiya zawe, abe ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye data kuja neza. Afite mission, projet bayinogeje ko ari projet nziza. Imana bategereje kwifinansa, yabanje kwifinansa kuko bajyanye ibintu byiza byiza, nawe yatanze presence ye. Yatagiye n'iri sengesho ntiyarisenga, utagiye n'uwo mugeni ntiyakwibwiriza. So ngo niba nshaka ikintu ndatera intambwe ngende nje on the field, nje kuri place, ahantu ku mwanya wa cyangwa se kuri tele, ahantu nyine ndasohoka ngende mu kazi, nuko ngende mu byo nkora mission. Ariko ngiye muri mission tu, mission ni iyi. Mbese dufite izihe mission kugira ngo menye uko nzigenda. Imana ni nansubiza mbimenye. Niriye sengesho mfite, we yaremye isengesho gutya. Njya gushaka madamu narasenze, ndavuga nti Imana rero, nagiye propose abakobwa batandukanye, noneho bamwe bakambwira ngo igihe cyanjye cyo gushaka si iki, ariko nabwo nyine Imana numvaga Imana yabanyoboyeho nkagenda. Yego igihe cyo gushaka cyanjye si iki ngiki, ariko ubwo nyine nagiye gupropose, mfite gahunda yo kubaka urugo. Nk'ibi ngibi turabona ko yagiye gushaka umugeni, gahunda kugira ngo bubakane. Numvaga ariyo mission, gushaka egare kubaka urugo. Donc kubona fiancé, kubona chéri egare kubaka urugo. Noneho icyo gihe nari ndi kubaka n'akazi nakoraga, ndavuga okay, naboneka turaganira duhuze ibyo nkora n'ibyo niba nawe afite ibyo akora n'ibyo akora, turangiza okay, tumenye tuvuge tuti niba yemeye ko twakubakana urugo. That's the theme, niyo teme. Noneho turebe ko ubushobozi dufite bwadufasha kuba dutangiye ibindi yo muri kumwe murakora. Imana si byiza ko umuntu wenyine kamuremera umufasha umukwiriye, nuko none njye icyo gihe naratekereje abana rero no, ni gute naba muri iyi si, ninde muntu twafatanya muri iyi si. Donc nkeneye umuntu dukorana ibintu, ninde muntu twakorana ku buryo kabisa twumva ko twizeranye. Numva ni madamu. Okay, niba ari madamu ubwo ni ngombwa ko mubona, kuko dukeneye umuntu dukorana. Hagati aho nari ndi kuganira Imana, niba mu byo kuko bwari gutangira kubaka ubuzima, niba njyewe sinakubaka ubuzima njyenyine, numva ntacyo nakora, numva ntacyo nakora, kandi waturemeye abantu bakwiye kudufasha. Rero ntuwo ugomba kumfasha twubakana ubuzima. Donc hanze aha kwiyubakana ngo nterure ibintu ngo nkore stressful n'ibintu biteye stress, wapi. Nuko rero ndi imbere yawe, ntuwo ugomba kumfasha. Niba waraturemeye abafasha nibaze. Adamu, Imana ibona ko Adamu adakwiye kuba wenyine cyane se, ku
kuba adakwiriye kuba wenyine, ngo ntiyakwikorana wenyine, isi yamubihira, yamunanira, so yamumufasha. Ni nk'uko rero nanjye mbizamo. Ndavuga ni rero mu gihe ntawe umpaye, kuko icyo gihe nari maze guporopoza abantu batandukanye, ndabona okay, rero mu gihe ntawe umpaye, baba bavuga ko bafite izindi gahunda, cyangwa akavuga ati wenda akavuga ngo ntabwo igihe cyo kubaka kiragera, cyangwa se wenda ngasanga akambwira ati ndi in a relationship, mfite ubundi turi kumwe, niko mbyumva yabaga ambwiye okay. Noneho ndavuga ni rero mana, niba rero nta mugeni, nta muntu wo kumfasha uhari, nyura nigendere, n'ubundi ntacyo nakora muri iyi si, nta muntu mfite dufatanye. Nuko Imana irambwira ngo okay, numva ko teme, numva ko ikomeza kungaruramo ko gahunda ari iri kumwe nanjye mu buzima, gahunda yo gupfa ntayihari. It's okay. Imaze kumbwira ko gahunda yo gupfa ntayihari, yo kunyura idahari, ubwo bishatse kuvuga ngo igomba kumpa umuntu umfasha. Okay, santayibirane rero, Mana ndi imbere yawe, nagiye propoza benshi batandukanye, noneho umugeni cyangwa se umukobwa uzanyereka ko anyishimiye, ubwo nzaba menya yuko akeneye ko donc yumva yishimiye ko twakubakana urugo. Uzanyereka geste z'uko anyishimiye, donc kunyishimira bitari ukuvuga ngo birangiriye aho, no, ari umuntu wishimiye kuba naba ndi kumwe nawe, nagumana nawe. Hari izo geste ziratandukanye zirahari, nuko nzamenya ko nuwo nyine uzaza mbere, nuko niyo gahunda. Noneho sasa rero madamu princesse nari ndi mu kazi aho nkorera na papa, ubwo mabukwe mama wa madamu aza gukodesha aho ngaho. Numva ndi muri iryo sengesho, nawaje mu gukodesha aho ngaho, duturanye, twegeranye rwose, amaduka ku yandi, aza kuhakodesha. Numva ko nateguye isengesho nk'uyu mugaragu, numvaga ari nk'ibyo rwose nanjye uwo murongo nagendeyemo uko yasenze umugaragu. Baza gukodesha aho, nta bindi bintu bidasanzwe, turahaba. Ubwo nyine madamu princesse akorana na mama we, nanjye nkorana na papa, gutyo dufite n'abandi dukorana. Yes, turahaba bisanzwe, turakora akazi. Ni muri 2020 turakora, turi kuyisoza rero, turi kuyisoza 2020. Yes, nibwo gutyo nari navuze ndeka nsohoke njye gusuhuza abo duturanye mu kazi, mbasuhuze mbabaza amakuru ko twari dusanzwe duhura, mwaramutse bisanzwe nk'abantu nyine mukorana muturanye, njya kubaza amakuru. Nuko rero madame princesse nta nubwo twajyaga tuvugana rwose ibintu bidasanzwe, kereka ndumva rimwe nigeze kumuhamagara mutumira muri bino dukora by'umuziki, uzaze kwiga umuziki. Yes, no, rero mpageze afite umuvandimwe bakorana, undi muvandimwe bakoranaga
nuko rero arampresenta kuva umuntu twahuye mubwira ati tuzaze tujye kwiga umuziki bikarangira ati nzaza none mpangarutse nje kumusuhuza bisanzwe mumeze mute ni sawa akahita ampresenta ku muvandimwe bakoranaga ko umuvandimwe bakoranaga nawe twavuganaga cyane gutyo yes we ni nawe twavuganaga cyane kurutaho nuko rero princess madame ampresenta kuri uwo muvandimwe nuko rero aravuga ati dore shere wanjye wow numva nyine ni ijambo rikomeye ku muntu nyine mudasanzwe muvugana ariko muri iki gihe nsa nkaho nongeye gusa nk'uyigarura kubera ko nsanzwe ndizi mu bihe bisanzwe bya buri munsi noneho kugira ngo Imana inkonfirme yuko ari we abisubiramo abwira umuvandimwe aramubwira ati ngaho nawe nabikwibwirira wow Imana iti nsubiza kuri rya sengesho nasenze rya rindi nasenze ngo Mana umuntu uzanyereka ko anyishimiye yumva yakwifuza donc yumva nanjye ndi muho yumva naba ndi iruhande rwe tugakorana ko nicyo bisobanuye sheri ubundi nicyo bisobanuye kugira ngo nkonfirme nanjye mutambivuga kandi wajya ambwira nyine ko ayivuze ari blague kubera nyine ku rusengero rwabo bari babigishije ngo ujye ubwira abantu ko bakunda ni ijambo ryiza ubwo rero nawe babikora muri ubu buryo bya blague nuko ngewe akumbe ngewe Imana imira mu film haleluya Imana ni nziza projet nziza bituma tubona projet nziza n'uburyo Imana izi sponsoring izitera inkunga haleluya ibikorwa byiza n'uburyo Imana ibitera inkunga wow none bitabuke ndavuga nti uyu ni sheri wanjye impita nisobanura ndavuga na amazina yanjye nitwa Iratunejeje Twishimire Joseph yose mba ndayavuze uyu ni sheri wanjye ngo nanjye mba mbivuga tayari kubera ko nibutse kugira ngo atisubira ahubwo ahita akomerezaho yumve ko nanjye ahubwo ari byo sengesho tayari tambivuga nyo rero tunishe wanjye nano kugira ngo nanjye bibe confirmed neza bibe biri bimeze bihamye nawe nk'umuntu wabihamije fresh ndavuga nawe nabisubiremo neza rero barahagurutse nanjye kugira ngo abivuge neza abivuga ati ntabwo byose nanjye reka mbivuge mpagaze yenda ugiye nari mpagaze turi mu muryango uri Imana Imana ni igitangaza tu kuko niyo dusubiye inyuma turaganira turaganira dusubira inyuma mbere yaho byo twaganiraga mbere yaho usanga nyine hari ibintu Imana yari yagendaga itegura mu buryo butandukanye wenda ba mama nawe ntibari baziranye cyane n'ababyeyi ntibari baziranye cyane uretse ko mama yakundaga kubahahira inkweto kuva kera cyane ubwo nuko bari baziranye nk'abantu bagurirana baza aho ngaho baje kuhakorera buryo bibaye bityo ubwo madamu rero nabo barahagurutse kugira ngo bibe confirmed muvana iburyo ahagarara ibumoso nk'aho nyine ahantu umudamu agomba kuba ahagaze avuga amazina ye Safi Princess uyu ni sheri wanjye avuga ni wa Mana urasubiza tu biba birashyushye nyine tu mba ndabyinnye ndabariye uretse
buretse kanjye andi nzayavuga mvuye gushima Imana. Mba ndabasezera, buri mugoroba wari muragera warugeze, ndataha nsirimba tu ndavuga nti wa Mana urasubiza. Mu gitondo message namuhaye nizo namuhaga muri icyo gihe, mu gitondo duhuye namubwira ati amakuru hari message mufitiye, message ndagukunda. Oh wow, nayo ndagukunda. Ubwo nyine waracyari muri ya forum ya gahunda ya gahunda yo ku rusengero, ko yabimbwiraga abinsobanurira, kumbe ngewe ibintu bya umumoto watse sawa no nangira gutyo biza gutyo, noneho n'izindi process zigenda ziza kugira ngo iyo ushaka gukora ibintu genda ubishyiraho akadomo, tuganira dushyiraho akadomo uburyo twakubaka twaba hamwe. Niyo yari mission. Mubwira yuko kunda nifuza ko Imana yari yampaye link, ubundi amagambo yandi yuko nifuza ko yambera madamu, nyamubwira muri ubwo buryo tuganira turabihuza. Nubwo nyine muri iyo minsi kubera ko yagiye abona ko ndi seriye ariko ngo yari yabanje kugenda ahunga atakiza mu kazi, hari ahandi bakorera ruguru, bakoreraga ahantu nk'habiri, akajya yigira ruguru, mama akamuheza hepfo. Ubwo nyine yageze abiganira na nyirabukwe na mabukwe aho aravuga ati wow, Imana ishimwe cyane, umukobwa wanjye byashyushye. Imana ishimwe umuryango yaduhaye, kandi imigisha y'Imana iri kumwe natwe. Nuko rero bigenda bityo, nyine tuzagenda tubibabwira nyuma, nawe abaha ubuhamya. Nuko nyine biza bityo, dutegura process zose kugira ngo ibintu tugenda dushakisha uburyo tujyana dushyiraho akadomo. Niba ngo intego y'urukundo ni ukubaka urugo. Ukubaka urugo bibanzirizwa n'iki? No kwinjira muri door gate yitwa marriage. Niryo bya system ihari. Nubwo mu minsi yashize Imana yambwiye ko ibintu by'amakwe biri aho ni imihango yaraje, uburyo yaje niko izasubirayo. Ntabwo bizongera ngo nagiye mu mirenge, ngo nagiye ngo mu rusengero, ntabwo bizongera kubaho. Kuko uko byaje niko bizasubirayo. Cyane Imana yabwiye ubwo ushaka kuzabaza Imana azayibaze. Ariko icyo gihe yabimbwiye impana message yo muri Yesaya 4, yambwiye ati abantu batarashaka bihangane gato cyane. Icyo gihe bimbwira yambwira ko ubwo butumwa bwo muri Yesaya 4 bubaye confirmed, cyangwa se busohoye mu matwi yacu, nka bya bihe nyine Yesu yabwiraga Abisirayeli ababwira ati noneho umwuka w'Imana ari muri njye. Cyagiye yaratangiye kuvuga ijambo, bamuhaye ngo asome ijambo mu isinagogi, avuga rya jambo umwuka w'Imana ari muri njye, yamumagariye kugira ngo gutyo aranje amaze kubumba avuga ati ibi bintu ibyanditswe tumaze gusoma bisohoye mu matwi yanyu. Nubwo kuba bisohoye tayari birabaye, ubu nyine wa muntu wari mutegereje ngo abohore iki yahageze. So rero nanjye iryo jambo yambwiye ko risohoye mu matwi yacu. Icyo gihe yarimbwiraga ndumva riri mu bice byabanje twaganiriye by'itangiriro. Message Imana impaye nzinyuza muri ibi bice, n'ibiganiro dukorana binyuza muri ibi bice tuganira. Yes, tuganira ijambo ry'Imana kuko birungikanye kuzuzanya. Imana ishimwe cyane. Nuko rero abantu batari bakumva muhumure gato cyane, mwihangane gato cyane, biraje. Imana kubaka urugo ni impano y'Imana. Ntibikwiye ko umuntu aba wenyine, kamuri mumufashe umukwiye. Muri icyo gihe naravuga nti rero Mana, niba ngomba kuba mu isi nta muntu ufite umfasha, niba nta muntu ufite umfasha mu isi, unkure n'ubundi nta kintu ndi gukoramo. Ariko niba hari umuntu
so bishatse kuvuga ngo rero abantu bari mu isi badafite ababafasha nk'abo bakwiye kuba ari umudamu cyangwa umugabo. ubwo ubwo nyine Imana iyo ivuze ngo ibyo by'imihango bizavaho, bafite bitaraza se abantu basezerana gute? Ngo uko basezeranaga nyine niko bazasezerana ubundi. Kuko ibintu by'imihango ni ibintu byaje bifite uko byaje, ariko uko byaje ngo nako bizasubirayo. Nyirije ubutumwa ndongenda butanze. Yes, nuko rero umuntu akwiye kugira umufasha. Ubwo nyine atamufite, niba ntawe wagenewe, ukwiye kuba niba uzaba umupadiri cyangwa masere, ubwo ukaba nabyo ubizi. Ariko niba nibyo aho hantu habiri udahari, wakwiye kuba utari mu isi. Ubwo misiyo yawe yararangiye, gukora udafite abantu bagufasha. Umuntu ugufasha ntacyo wakora ntacyo waba ufite ukora. Umufasha wa mbere Imana itanga n'uriya umudamu cyangwa umugabo, kuko niwe wa mbere mufatanya ibintu bikakurira. Abandi baza ari abantu bafasha ibintu biciriritse, nicyo navuga, ariko abo bantu babiri bakora ibintu bikomeye cyane. Yes, Imana ishimwe rero ku ijambo ryayo tuganirije. Turakomereza ikindi gice cya 4, turagikomereza kuri 15, ku murongo wa 15. Turebe hano yari amara gutegura isengesho, nari mbaye ubuhamya bw'uburyo nateguye iryo sengesho. Tuza gufata irembo, tanga invitation, ubukwe buraba, Imana ishimwe. Ubu ngubu ejo bundi twizihizaga umwaka umwe tubanye. Ejo bundi mu kwa 9 twari turimo turizihiza umwaka umwe tubanye. Imana icyubahiro. Imana twakire, dukomeze twakire imisha y'Imana, Yesu Kristo wacu. Amen.